So guys, rero reka mbasuze nzera ko mumeze neza, Imana igomeze kubandindira. Amazina yanjye ni Moza nkuko bisanzwe, kandi mujya kuri channel yanjye yitwa Moza Rwanda, mukore sub, share na comment. Bafite story nyine Nkiri umwana, akantu nigeze gukora nyine Nkiri umwana mfite imyaka 13 gutyo. Nyine mani narwaye ikibyimba, handi uvuga ati ngo umuntu ngo yacitse ngarwaye igisebe, ngarwaye malaria, ngo yarembye. Ibibazo biramutse bije rwose si wamenya aho naho bigiye. So nimbaze ngo byagenze gute, nimwicare mutera agatebe munega amatwi tuganire. Akunda kuma nshaka amazi yo kunywa, ariko naribi nyine utuzi two kunywa kugira ngo, kuko nangiye story irandenze mani. Umva Mbega story nyine muri kumva, narwaye ikibyimba kwitako. Ikibyimba hatangiye hanjye nyine ikibyimba cyagenda kirakura akajya hanjya nkashima, ni nabwo buribwe nahuye nabwo kuva navuka. N'ubu nekereza nkumva ubwonko bura nyine umva ubwonko nyine hakuntu ubwonko bukurya bitewe n'uburibwe wahuye nabwo bro. Rero narwaye ikibyimba nyine hakuntu ikibyimba kikurya kitarazana ijisho, akajya hanjye nkashima nabasha no kugenda. Noneho ahantu cyari kiri nene ratinye no kukwereka mama nyine ngarebe ntaramubwiye, nkajya ngenda ntagataga ikibyimba cyaranyice. So ku ishuri nago nari njya kwiga nyine kumva nyine urwo runtu nabo najyaga ku ishuri nirwaga n'icyamyuma mbaza ndarwaye. Umva ngo mama nagiye kumwereka icyo kibyimba ku bwa buremba. Noneho dore zanda z'abana, umve ikibazo muye nacyo ndwaye ikibyimba, simfasha no kugenda, nzajye kwiba imyembe. Kandi umve ngano nagiye kwiba imyembe, nagiye ncumbagira nasimbuka imigunguzi ngumva ndapfuye. Ndiko simbuka imigunguzi ariko kujya kwiba imyembe pe. Ubwo ngubwo ndasimbuka umugunguzi wa mbere, uwa kabiri, wa gatatu, nyine ndi kugenda cumbagira. Umukobwa nagiye ndurira mu giti nyine gake nyine, andi nyine uburibwe buri kukurya. Nimba nyine ku bahungu iyo babasiramuye nyine muzi ukuntu bimera, nanjye niko nari imeze. Ubwo buribwe mwahuraga nabwo barabasiramuye bra. Nanjye icyo kibyimba niko cyanjyaga. Kandi nubwo barabasiramuye muragenda. Rero nagiye kwiba imyembe nurira igiti ndahubura. No mu cyaro akuntu wazirikaga umupira gutyo ukunguku, kajya uhanura imyembe utamu umugongo, umva ndayuza no kunda. Rero nari ndi kumwe n'abandi bana bagera muri 3. Noneho nimumbaze ngo byagenze ute. Nyiri igiti yaraje anendeshura mu bishoshe yago mwabashenze mwamvira mu myembe nende wayibaye. Nahise naruka ubwo nahise naruka mani icyo kibyimba cyase gikira, ndiruka nkajya nsimbuka imigunguzi. Abana bakirukanka bakansiga nkabakwega, nkatambakwega nkabati nyuma yanjye ngabare bubafata. Ndiruka noneho nyine nyiri igiti yari umusore afite ibibaraga, aratuvudukana umva ikinonko cy'umugongo akajya gukubita umugongo akawuca ubuhiri. Nyine nkazagenda nsimbuka nyine handi wasimbukiraga mu biti. None urebye uburyo nirukankaga ngeragere, niyo numvise yirukanka cyane cyangwa ipusi. Uri ipusi rirukanka by the way. So rero ubwo ngubwo ukuntu byagenze, narirukase cyane ariko none rwamenyaga ko icyo kibyimba nyirwaye imyembe, ndayirukankana ngira ahantu mu rutoki hihishe nyine twamusize. Umva ikibyimba kirandya ndarira ndahashima nyine ndahagaza byadanje pe mani, harandya. None atekereza ndi kwiba imyembe, ndi gusimbuka imigunguzi, ndi kwirukanka ibiti, ntacyo narinde kumva mani, nakaribwe na gato, nari ndi kwirukanka nk'umuntu muzima mani. None nibwo navugaga ati haramutse hagize ikintu kikubaho, uko waba urwaye kose, uko waba uri mu bitaro, gusa utari muri koma, ukumva bararashe nyine nk'ibyo bitarimo barabirashe, ndakurahiye abarwayi bose na bamwe bavunitse, bamwe baba bari kuri sima bakwirukanka. Kandi ibyo mvuga ni ukuri, ngendeye ukuntu ntabashaga kugenda, uburibwe nahuraga nabwo nagiye kwiba imyembe. Nekereje nyine ukuntu nagendaga bro, ukuntu nyine handyaga, uburyo nirukase badufashe, nibwo nahise mvuga ati
n'umuntu ari mu bitaro bakarasa babandi baba barembye badahaguruka bakirukanka kandi bose bahita baba bazima nta murwayi n'umwe wasigara mu bitaro kereka hari udafite amaguru niwe wenda yagumamo ariko nawe yakambakamba agahunga. So nyine mani ibintu byambayeho nagahoma munwa ubwo icyo gisebe cyarandiye nyine kiranange cyane cyabaye nabi ngera mu rugo no kugenda byanze no kugenda ngambakamba mama nawe naratinye kumwereka urugo umukecuru kwita ko neza nyine ku buryo utagenda wereka abantu bose ngo barebe kurwaye ubwo mama nyine ndamwereka ati ndwaye ikibyimba nanze kubimubwira nkakika nshakira umuti anshiraho umuti ikibyimba kirakira kumana cyarandiye narababaye n'ubundi abitekereza bati se nkubona rwanaga n'iki imyembe yari yazi nari no gutuma nayo kubwira mama akagenda akangura niyo yatumye njya kwiba bakamfata bakamfudukaho. So niyo story nari mbafitiye pe man nyine iyo umuntu ari umwana aba yarakoze ubugoryi bwinshi none aregeye njya nekereza nyine ngagato banshubije inyuma nyiri umwana gusa nyine ibihe bya kera nyiri umwana njya mbekumbura sinzi nyine nawe uri kundeba nimba ubikumbura ntago mbizi gusa nako ga story nari mbafitiye rero namwe mujye munsangiza story zanyu muri comment ibintu mwagiye mukora ibyo mwahuye nabyo nyine buri muntu wese nyine agira ibyago byagiye bimubaho mu buzima ma ibyagiye ahura nabyo ibibazo yagiye ahura nabyo. Noneho hari n'indi story mfite nyine mbere nakoze mbana na mukecuru sumva iyo ngiyo niyo kujya kwibinyembe ndwaye ikibyimba noneho mbere yaho gatonya noneho twabanaga na mukecuru nge na musaza wanjye tubana noneho twigira nabi twanga gukora urabiza abakecuru bo mu cyaro iyo akubwiye ngo jya kuvoma ukabyanga ntabirya guha iyo akubwiye jya gukora iki ukabyanga ntabirya guha noneho kwa mukecuru nyine twakuze bafite inka nyinshi nyine bafite inka ibitoki byarahiriye mu murima imineke yarahiye njye musaza nyiramubwira ati rero urabona njye nyine musangiye ninjye mukuru musaza yenda mushuka namubwira ati rero tugende twibira imineke kwa mukecuru nyine no mu murima wari wacu wari kwa mukecuru twibira bitoki turya imineke ubwo mu rugo bari batwimye ibiryo ba mukecuru baryamye. Oh my gosh ubwo ngubwo twaragiye tujya kwiba imyembe mu gihe tugiye kuyiba tubona umugabo aturutse hirya afite show urwumva rurerure rwa danje ari mu masaha 3 gutyo ariko nyine abari ku kwezi tubona umuntu aje atwereka inkota atwirukaho mana yanjye twiruka aza twereka inkota twiruka nkatuvuze n'umudutabare turapfuye mukecuru umudutabare turapfuye n'umukecuru ava muri yaze kwanga mubaye iki nyine aje gutabara tamubwira ati nyine tumubwira uko bigenga ko twari tugiye kwiba imineke ngo tuyirye tukabona umuntu azatwereka igiku urwuma runini azarudutunga atavuga rutwereka aza dusanga nyine tuje twirukanka mu gitondo bagiye kureba cya gitoke basanga nyine mani nyine abashonje twari benshi muri icyo gihe kuko nawe yahise akibara agatsindira ajya kukarya noneho nyine ndumva ndanababaye ukuntu nyine tutanagiye kare nyine ati ngubwo ngubwiye dupfa duzize imineke ya turuwase noneho imwe bitanahiye neza bitokiba byarahire hejuru twaye kuba tuzize iki wumva nyine mani ibintu byose twagiye duhura nabyo noneho guys reka story nzisoreze hano ubu ngubwo ndabakunda cyane imana ibandindire mukore sub share mugomeze mugubwe neza bye bye.